wakakwa nguhereje ikaze kabisa nguhereje ikaze kabisa unabwira uyu musore Dickson bamwita Dickson mumwite Dickson yitwa Dickson mumubwira ati welcome Dickson to the Rayon Sport kabisa Rayon Sport uyu musore navuga ngo umwe mu basore babataka bakomeye cyane muri kano karere ka Afrika dusanzwe dufite kabisa abasore barebare cyane babahanga baciye muri champion ya Tanzania babamo ba Meri Biteri imyaka igera kuri 2 yose bivuze ngo sezo zigera kuri 2 zose umusore w'umuhanga kabisa wumve ngo w'umuhanga uwo musore wabice bigacika kabisa muri champion ya Tanzania kabisa ariko wumve ngo ateye ubwoba ni igisimba ni inyamaswa kabisa. Uyu mugabo ndakubwiye ngo ntajya mu mashampiyona yose yakinyemo abafite ibitego bigera kuri 30 munyibutsa niba hari umwataka mu Rwanda wigeze uhaba utsinda ibitego bigera muri 30 muri sezo imwe rero ngira ngo uyu nguyu ni uje kongera ni uje kubikora ni uje kubishimangira nabwo ngo uyu ni Bogota Rabamo uyu nguyu ni Gikura Nkota uyu ni umwataka Kabomboro uyu nguyu ni Kibambu uyu ni Magagaru uyu nguyu ni Akasamutwe uyu ni inyamaswa uyu ni igihonyozi ndakubwiye ngo Nyarugenge inkube zirakubise zirabomborekanye Nyarugenge inkube zirabomborekanye uyu musore yakiranye n'uyu mwana muri kubona w'umugande kabisa uyu nguyu muri kubona w'umugande utashabane nawe wamaze kumvikana na Rayon Sport nayo byamaze kurangira uyu mugabo ndakubwiye ngo aje muri Rayon Sport gukina kuri nimero 9 mu gihe Shabane mbibutse ko Shabane akina kuri nimero 7 uyu mugabo ndakubwiye ngo we Nakasamutwe ni mubi cyane murabona ko rwose yamaze ko ari kwerekana rugo ya Rayon Sport avuga ati mwabibonye I'm coming to do ndako iyi ni inkuba iyi ni igihonyozi iyi ni Igikura Nkota iyi ni inyamaswa mbi cyane ndakubwiye ngo ibaze Shabane ari kumucomekera imipira yo mu mpande maze uyu muhungu muzima rwose byibereye ku ikena kuri nimero 9 uyu ngo arabamaro ni mubi cyane akubwiye ngo uyu nguyu muri champion ibitego ya muri 30 nibyo bitego bike byuza ashobora gutuma muri champion aho yanyuze niyo mateka azwiho cyane niyo mateka yanditse uyu mugabo ni mubi cyane Nakasamutwe ni mubi ndakubwiye ngo Rayon Sport no Jean Fidel binari bintu arimo arakora ndakubwiye ngo ni ibintu ari gukora kubikorana ubugome nta mikino afite habe namba rwose Jean Fidel yarakaye ati ngiye ngomba kuba kubita nkabahashya nkabahereza ibyanyu Jean Fidel ndakubwiye ngo ari gufata abakinnyi bakomeye cyane akahita n'abasinyisha rwose bakibereye ngiyo hanze mu buryo bukomeye cyane kabisa. Ariko nyiranga reka misemperaho gato cyane mbabwire niba ufite ikibazo mu byukuri ikibazo gikomeye cyane niba warabu ugira ibibazo by'inyatsi niba ugiye utereta nk'umukobwa ushaka wenda nko ko mwabana bikagera ku munota mukona biranze birapfuye niba ugira ibibazo bigiye bitandukanye byo kubura urushako ndetse niba wararozwe ibintu by'inyatsi niba waratwaye waribwa ibintu mu buryo butandukanye niba wenda ufite hari abantu bakwiye amafaranga niba wenda hari amarozi wenda runaka bakuroze byose runaka hano hari umuganga ubigufashamo kandi akabigufashamo neza cyane rwose ndakubwiye ngo rero ko nanabibutse mw'abantu mwe mujye mwibuka kugaruka ahangaha hano ku rubuga rwose mugaruka hano ku rubuga mutanga ubuhamya nahoze mbona nanashimira abantu bari kwibuka kuza gutanga ubuhamya kuko umuganga ari gufasha abantu benshi cyane rwose ari gufasha abantu benshi cyane kabisa ndakubwiye ngo niba rero nawe rero mu byukuri ari mu bo yafashije giwibuka mu byukuri uze gushima uze utanga ubuhamya hanga harimo abantu benshi nibuka abantu benshi cyane bishimira abantu benshi cyane bari kuza hanga gushimira ndi kubona mu biganiro ndi kubona feedback nose bashimira avuga ati cyakoze none waduhaye umuganga ndakubwiye ngo Wakasamutwe umuganga uteye ubwoba ni igihonyozi nawe ni igikoko ndakubwiye ngo uyu muganga ndakubwiye ngo niba ufite ibyo bibazo byose ndakubwiye ngo aragufasha rero niba hari abantu bagutwaye ibintu arabishika niba ukeneye umuti wenda runaka ibibazo wenda runaka ufite byose aragusuzuma kandi akahita nagufasha unakeneye n'amafaranga arayaguha rwose n'ubutunzi arabutanga umugabo rwose ujya cyagusoma ufite ibibazo by'ubukene akavuga ati reka nkwihera amafaranga n'indi bibazo ufite amafaranga ufite ibibazo by'ubukene akakwihera amafaranga ubundi nta kibazo uyu muganga ndakubwiye ngo rero agashya kiwe marafasha abantu benshi mwibuke kuza gushima mutanga ubuhamya mujye mukakuzana ku rubuga rwose mutanga ubuhamya bw'ivugira vuga ati ngiye yaramfashe hari umuntu wejo wazumbwira ati ngiye baheruka kunyiba na televiziyo ariko yarayishyize rwose yarayishyize rwose barayizana undi nabatwankiye atubwira ati ngiye nabaga nibera muri Nyagatare tewe barantwaye inka zanjye zigera kuri 3 tariko rwose harashize hafi amezi agera kuri 2 nararekeye mvuga ati narabikoze ndamugana ariko yaramfashije byagenze gutya namwe rero mukeneye ko abafasha mugenda abafasha ariko muyibuka kugaruka ngaha mutanga ubuhamya mw'abantu mwe mutanga ubuhamya ibintu bikomeze kugenda neza cyane cross 5/5 ufatiye nimero iri ku kiganiro rero kugira ngo abashe kuba yagufasha rwose abashe kuba yagufasha mu buryo bugize gute mu buryo bukomeye cyane rwose nta kibazo marafasha abantu cyane bari mu bihugu bya Oman muri Arabia Saudite abantu bakomeye cyane bagenda bafasha kabisa nawe rero yagufasha no mu kazi kakagenda neza rwose kaguha
ubudahangarwa mu kazi ndetse n'amafaranga n'imishahara byose bikazamuka, ibintu bya byose bikagenda neza cyane gatanu kuri gatanu, ubundi rwose neza cyane kabisa. Twikomereza amakuru yacu y'imikino rero, aho rwose nahoze mbona ku munsi w'ejo ubwo rwose nabonaga ikipe ya APR ubwo yahubukaga cyangwa se ubwo yahubukaga ku manga rwose, ihubuwe n'umusore n'intumwa ya Rayon Sport bita Tuyisenge Arsene, yaragize gutya rwose arayihananuza arayihubura rwose ayijugunya hariya rwose nta mikino afite Tuyisenge Arsene. Uyu musore rwose ngo abareba rwose barimo baravuga ati uragera Nyarugenge tukugurira akantu rwose, wa muhungu wakoza agashya, ni wa muhungu we niwe tuba dukeneye, uri intumwa ikomeye cyane, uri intumwa idatatira igihango. Ati rwose umwe mu bantu rwose tujya tugira gutya rwose tugomba kuya tujya gutya tugashimira uyu musore Tuyisenge Arsene rero mu by'ukuri ukomeje gushimirwa cyane n'abareyo. Nahoze mbona ku mbuga nkoranyambaga rwose yabaye intumwa y'abareyo, yabaye intwari y'abareyo rwose. Ati wakoze cyane kabisa, ubutumwa rwose kubusohoza neza cyane gatanu kuri gatanu. Ndeka rero turacyagwana kuri uno mwataka rero, umwataka ndakubwiye ngo uyu mwataka umwe mu bataka mu by'ukuri bakomeye cyane. Uyu mwataka uguzwe na special team kabisa, yateranyije amafaranga. Ati aya mafaranga no kugura umwataka ukomeye cyane rwose, diro yamaze kurangira mu buryo bukomeye cyane neza cyane gatanu kuri gatanu. Ubona ko ari ibintu mu by'ukuri ndetse binashimishije, kandi ubona ko ari ibintu mu by'ukuri bikomeye cyane mu by'ukuri. Ngamwe ibintu mu by'ukuri abariyo bakwiye kugira gutya, bakwiye kujya bafata umwanya rwose bagashima kavuga ati turashimira Jean Fidel wagiye uri kugira gutya rwose, uri kudufasha twaba rwose ari kudufasha ikintu kijyanye no kuba twavuga ati Rayon Sport irongera ikomere, Rayon Sport twongeye kwibona ku ruhando mpuzamahanga. Ngira ngo ubu ngubu uramutse usesenguye neza abakinnyi maze kugura, nahoze mbona Adiro ya Saido rwose isa nkaho yamaze kurangira. Ndi kureba kuzana abakinnyi bafite abakinnyi bagera mu 9 bashyashya rwose. Uwo bataramara gutangaza no bita Kabanga avuye mu ikipe ya Gori, avuga ati aba basore b'abanyarwanda binahanga hano kujya umuntu babitondera. Ibyo byaba ni ibintu byahoze bivugwa n'umuvugizi wa Rayon Sport rwose, ariko kuvuga ati abangana kujya umuntu abitondera ntago ari gupfa kubahubukira. Ariko abandi bo rwose no kuvuga ngo iri kugenda igira gutya rwose basinyisha igitaraganya huti. Ubona ko biri mu bintu mu by'ukuri bishobora kuzatuma ikipe mu by'ukuri yigaragaza cyane muri ino sezo. Abenshi bakavuga ati niba koko ifite umutoza mwiza, mwarimu mwiza mu by'ukuri iyi Rayon Sport ikagira abaterankunga bashobora kujya batanga amafaranga bakayatangira kugenda ntigire ibibazo by'ubukene, bishobora kuzayifasha rero, ariko ari nako nahoze mbona ko bita Aruna Musamajari wa rwose ko ashobora kwirukanwa mu ikipe ya Rayon Sport, cyane cyane ko umusimbura wiwe yamaze kuboneka n'igihonyozi n'igikoko kiri guturuka mu gihugu cya Tanzania rwose kuva mu ikipe ya Zamu. Uyu mugabo rwose ukina kuri 6 agakina no ku 8, uyu nguyu ni uje gusimbura bitaruna Musamajari, kuko Aruna Musamajari akomeje kugorana muri Rayon Sport kabisa mu myitwarire itari myiza rwose, imyitwarire mibi cyane birimo biragenda bisa nkaho rwose biri gutuma uwo bita Aruna Musamajari wa asa nkaho rwose aburanirwa rwose, asa nkaho rwose ari kubura ahantu ugomba kwerekeza, bigushobora kuzamukoraho rero ugasanga mu by'ukuri niba yari afite amahirwe yo kuba yakomeza kwigaragaza mu ikipe ya Rayon Sport, aya mahirwe akaba agiye kujya gutya rwose akayabura. Bivuze ngo rero ni bimwe mu bintu mu by'ukuri bishobora kuzatuma uyu mugabo kariyeri yiwe irangira, kandi agomba gukora cyane kugira ngo ariko nagaruka mu ikipe y'igihugu y'abarundi. Mu gihe bita Niyonzima VSF nawe ntago aboroheye kabisa, nawe ari haravuga ati ngomba kugaruka muri national team kabisa mu ikipe y'igihugu y'Amavubi, bagahongera nkahamagarwa. Naho nahoze mbona rwose ikipe ya Rayon Sport nayo ivuga ati ngewe tugomba kongera gukina n'Amagaju umukino wundi wa gishuti ku itariki 24 tukagira gutya tukareba buri kuntu rwose ibintu tubitwaramo neza cyane 5 kuri 5. Bivuze ngo Rayon Sport mu by'ukuri rimwe mu makipe ari kugerageza kwitwara neza muri no merikato, ariko ikanategura n'imikino ya gishuti kugira ngo ibashe gukina imikino ya gishuti mu by'ukuri igiye itandukanye, kugira ngo aba bakinnyi bagerageze bamenyerane, kubera ko kuba bakora imikino yo mu nzove gusa nta kintu yabafasha. Bivuze ngo Rayon Sport binavugwa yuko ngo ifite imikino igera muri 3 hafi ne yose ngo igomba kuzakina ya gishuti rwose, ngo bikazabasha kuba byazayifasha rwose kugira ngo igende ibona amafaranga agiye atandukanye, igende itegura imikino igiye itandukanye kugira ngo mu by'ukuri y'ubwayo ibashe kubona amafaranga agiye atandukanye azagenda yifasha mu buryo bugiye butandukanye. Niyo mpamvu ubona Rayon Sport rero iri kugenda itegura imikino y'ishuti ahantu hagiye atandukanye, bavuze ati reka tujye twakinyabya rwose Huye, twikoze kuri stade ya Huye, naho nitumara kwikoza kuri stade ya Huye tubashe kuba twagira gute, tubashe kuba twategura umukino waho kabisa. Abantu b'Ibutare, abantu ba Nyanza, abantu ba Nyamagabe, abantu ba Gisagara, abantu ba Huye rwose muri Butare hose, muri zone hose, muze muzamuke mugire mucya rwose mwirebere ikipe yanyu, murebe ubundi ibintu rwose imirategura bishobora kuzayifasha. Ariko cyane ku ikipe y'Amagaju mu by'ukuri ifite abakinnyi bashyashya yazanye b'abakongomani bakomeye rwose, harimo umuzamu ukomeye cyane, ikagira n'abandi bataka bavuze ngo nkuko twazanye ubita pa player kabisa akatwungukira bakaba twaramugurishije akavamo amafaranga atari makeya tukamukuramo amafaranga.
ati ibi ngibi nabwo bizadufasha twamaze kuzana abandi bakongomani bakomeye abataka bakomeye cyane b'abakongomani Rayon Sport nawe uzabona ndabizi neza ko nawe uzahita ushyekirwa wongere ubagure power play rero no kuvuga ngo rumwe mu bagabo mu by'ukuri rero bitezwe ko bashobora kuzakora ibitangaza mu ikipe y'igihugu muri ekipe ya Rayon Sport rero niyo mpamvu rero no mu magaju naho harimo abandi bakinnyi bavuze ati reka nabo bagire gutya gusa n'abakinnyi bo kwitega ibintu byinshi bivuze ngo umuntu utazagira gute uzacika ngo ni match mbabwira ngo nimukore subscribe mu match tuzagerageza tugiye kuntu tujya gutya rwose tuyibereke neza cyane gatanu kuri gatanu. Rayon Sport n'uvuga ngo nimwe mu makipe mu by'ukuri akomeje kugenda ategura imikino ya gishuti abantu benshi bakibaza ngo ese izindi kipe ziri mu biki etse tatese nka polisi zasohoka yuko iri mu biki ko nta mukino gishuti irimo irategura bimeze bite ati bimeze bite tuwenda IPR yo wenda irimo irasunikiriza muri Tanzania muri Sekafa yari irimo inafite na Simba Day ku itariki 10 naho Rayon Sport tunabatumina bwo Rayon Sport rwose nafite umunsi wa Rayon Day wumva ko n'umwe mu minsi kabisa ikomeye cyane abantu benshi bazagira gutya bazaba biteze rero cyane gatanu kuri gatanu rero ariko nyira aha ngaha rero ndagira ngo wenda mbabwire wenda kandi gatoya kuri Rayon Sport. Rayon Sport mu makipe mugomba kwitega ibintu bikomeye cyane kuko ndibaza neza ko umukinnyi utizewe muri Rayon sinzi kabisa ngira ngo Fisto muri murabona ibintu marakora ibintu bikugize gutya bikomeye cyane abantu baza mu nsaba ko nabereka video y'umuganga yindi arimo aratanga amafaranga reka nyibahereze musikira